kikwa ka ministry ko kwase maboko ngo byibuze nyero mazadutabana mukunda ko yakari umuntu akawagashuri ndikarangiza umwaka wa 8 ngo ngaho urajya mu bakene batagira n'urwa rwo kwishimisha washe none se ko nasabaga urukundo nasabaga amashuri uko cyabaye unaniye kwiteganyiriza ngo ngaha ni urukundo tuzarurya umugore wawe uzamukunda umurye umunsi mwakenye cyangwa mwabuze icyo murya mwabuze gitabara je nkubwire uzimugusabiye kigende kimeneke ibyo ni ibyanyu cyakora je nifuza kuzamukunda rwose umva arankunda nanyi nkamukunda ubirwa n'iki ko gukunda ariko yaguhaisha yamaye umutima we erega no kutamuzi ni hoho haba ku mubiri haba ku mutima yewe umubonye wamushima mpa ndamashima se mushimiki ndindashima bato murihe nabo ukagira imana we nimubashime mwirungana uretse ko washatse no kunkanika reka noye kukubabaza uraje kuvugana nawe niyemera nzamugusabira hazige muzirwarize yahawe murakoze nta kubise jo ndazindukirayo ngaho subira mu minima yawe ngane ko wa muhungu yabazanye n'icyarire Osi jewe kambe muteme atarwa none nako angahe ubwizi bitanu rwose kitari cyo ko kumushi nsubiza mwira abantu Sikubada kumawa mwiriwe mwiriwe abantu yem isikubada kumara mwiriwe nawe yego ninde ye nubagendereye nakomeza ze ahora mwana wa muraho musa urakomeye mukomere rya witwa ndesha nitwa rukundo nuko sha so ndaragusabira mwa reba uri umugabo ntabwo yari yansabira uzamuku uyu nusuhuza undi mwana ndaje kuzamuko naza gusuhuze ariko ngomba ko yari yahuye n'imirimo myinshi ese ni rukundo nigiye urahuza muko yaza kuska iteka ryose ni amahoro se ni amahoro yego ko utajyaga sugera intuhagejejwe n'amahoro rukundo hagejejwe n'amahoro da yarije kubasura ariko suretse ibyo ngibyo uwo dusuye kangahe ko kuzamuku yewe noneho ubwo dusuye nanjye nzabasura ubundi narinturutse yari hakurya kureba masenge uretse ko nanze guca ku rugo ndabona ngiye yaba yaravuye mu bitaro sha mu bitaro yavuyeyo ko numvise yarwaye yarembye yavuye ubu ngubu arasindagira da unzuhuriza iwanyu ndabasuhuza urya mukuru wawe aracakora ku Kibuye ashwida ntimwabimenye se ubu bamwimuriye Kibungo ariko Rwanda rwose agiye kuruzenguruka kandi yagiye ku Kibuye avuye Gikongoro niho yaravuye erega niko bigenda ku kazi ka leta umuntu bamwimuriraho kari nta kundi byari kugenda harya nta kana barabona oya kugeza ubu ntako ni ibyago bagize yewe ndabona nyarutse ngaho mubeho murakoze zashaka umwanya ngaruke kubasura nuko ubasuhuze uzamuku karame muherekeza ariko ntutinde ndatebuka haryo uzamuku karame gusinya mugenderera ungenderera se dawe unyitayeho aho nitaho kukurusha nibandi uzamuku ko mu nkunda rwe numero ya mbere reka wimpe ibitotsi bikuzamuku kurya najyaga ngira ngo uziko ngukunda none nibeshyaga ariko usigiye kunzi kunkunda ubizi ndabizi ibyo ni ibyanjye ngihorera n'amabanga yanjye rwose ubwo se unkunda ute kandi ufite ubyumvisha ntawe uvuga twose ma niko cyakora unyemereye ntajya nkubwira twose nkaturangiza ntacyo nguhisha nakwemera neza anyemera gusa uri mutoya utakumva ibyo kunyemerera nyine nshaka kuvuga wemeye ko tubana ego dusanzwe tutabana se ruku oya ndavuga ibyo kubana mu rugo rwa twembi wanyu ni wacu se hadutwaye iki uzi ko ari wo murage wa basogokuruza ngo umuhungu n'umukobwa bazasiga iwabo babana akaramata ibyo ntubizi koko
ese nibyo wavugaga? none wagira ngo ni ibindi bihe navugaga? Nibyo navugaga. Reka baragutanze waga. Koko se? Banduza muku. Abagutanze kubimbaza. Wenyenisha. Oyambwiza ukuri disi wenyenisha rwose umpe igisubizo nyacyo. Dore igihe cyo gukina kiracyariho. Ariko se koko ubwo urakomeje? Kuko ngira ngo ndakubeshya. Dore n'ikimenyimenyi. Se kumana narubonana. Ntabona urwandiko. Nurwo nari nakwandikiye nkeka ko tutari buhure ndanarwizanira. Dore nguru. None mpansome numve. Kandanze. Ayave se ntwaro rupapuro. Oya mandebe yewe. Narujyana hese ko wambwiye nyine ko bantanze. Narujyana he ko wasabwe. Oya zana ndebe yewe. Kakira. Reka nsome numva ko hari banyandikiye. Kandi yego nuko reka ndebe ibyo wari wanditse. Nahasumburere nawe. Yereka nsome numva ko nihebeye uzamukunda. Ubwo se koko waranyihebeye ruku. Hakwiyebeye koko. Ese ubibwirwa n'iki? Reka nsome. Ikindeye kukwandikira ni ukugusaba urukundo rw'umubano rushingiye ku kubakana urugo rwa twembi. Niringiye igisubizo cyawe cyiza, uwo muzabana iteka rukundo. Niko se rukundo? Ndakumva. Kuko wari ukomeje. Kumuvugeni. Iyo washoboraga kureba rwose ukorosora igituza iki n'iki. Iyo washobora kucyorosora ngo urebe urukundo ruri mu mutima wanjye, urukundo ngufitiye. Ese igira hino nkwereke. Enda kora ku mutima wumva ukuntu utera. Koraho. Kuko disi uratera bidasanzwe. Yumviye. Reka nanjye nkore ku wawe numve koko niba nawe unkunda. Oya wikwirirwa ukoraho n'uwanjye uragukunda. Koko se? Byizere. Ku buryo twabana koko. Ariko rero ni ukubanza kubaza iwacu. Siko bigenda se nyine ubundi. Ntabwo nakujyana ntababwiye. Nakubwo ni iwacu bazaza ntabwo ari jyewe da. Bazaza rero nta kibazo. Uzamuku. Karame. Kurumva bishimbuza aho mbihera rwose. Ukuntu bishimishije. Gusa uranyemereye. Ntumbeshye. Oya. Wemeye ku wanjye pe. Birashoboka se? Uzamuku. Numva urukundo nakukundega rwikubye inshuro 100 mu mutima wanjye umerewe neza uratuje. Nanjye nuko rukundo. Nikuzamuku. Karame. Ose wanyira babyemera tuzashyingirwa ryarira. Ariko urasetsa ye. Utaremererwa ugakora porogaramu yo gushyingirwa. Ni ngombwa kuyikora da, none se hari ikibazo ubu ntubaye wanjye nyine. Yego. Gusa ariko batemeye ubundi ntabwo waza tukibanira. Nkizana. Kwijyana k'umukobwa subona ari umuco twashyigikira rukundo. Ashwe. Ariko koko ntabwo ari byiza. Ariko se burya ababyeyi batemeye ko abana babana kandi bikundaniraga baramutse bibaniye hari ikibazo kibirimo. Yewe ku bwanjye nta kibi kirimo. Uretse gusa ko akenshi bitera rwaserera hagati y'abana n'ababyeyi. Ariko koko. Cyokora rero ababyeyi bagitsimbaraye ku muco wo kubengesha abana babo bitwaje amoko, imiryango n'amadini n'inzangano bakwiye rwose kwiyumvisha bakabireka. Ubundi bwo. Bakareka abana babo bakibanira nabo bishimiye rwose. Urumva atari byo? Yewe. Ibyo nibyo. Byo kurwanya amoko, imiryango n'amadini ndetse n'ubukire. Bamwe bitwaza bakanga gushyingira abakene nabyo ntibabivuze. Ariko bibaho. Bibaho rwose. Ariko rero nubwo bibaho ibi by'inzangano zo mu miryango byo mbona bikomeye. Umuntu ntaho yabihera ngo babirengaho babandi birakomeye. Yewe urabizi kera ndabona bashyingirana ko imibanire mishya y'abo bana yatuma urwango ndetse n'inzigo bishira kugeza ubwo bizibagirana rwose, abo bana bakaba bagahuza imiryango. Ariko hari n'ikintu utibutse di. Hari ikintu utibutse. Iki cy'inkwano zirengeje bya mirenge, izi nkwano baca umusore. Gasanga bati rwose niba utazibonye ntabwo muzabana. Nuko bigatuma bikundaniye nyine badashobora kwibanira. Yewe koko ibyo nabyo si byiza. Cyokora ndibwira ko ababyeyi bazagenda babyiyumvisha gahoro gahoro kugeza igihe rwose bizashirira.
Uzamuku uzi ko twarengereye ariko ibyo bibazo tubiharira ababyeyi tukivugira ibitureba nikuzamuku ubu ko wemeye ko ngusaba ntuzajya unyihisha boshya kaba abandi ba kera bihishanaga kubera ko babaga barasabanye cyangwa se ukanga ko tujyana no mu gitaramo igihe cyabonetse cyangwa se tugatemberana ntuzajya ubyangara yego reka byo ni umuco ushaje ubwo se nzaba mwihisha uraryana cyakora rero kandi rukundo hari ikintu abasore b'iki gihe mukwiye kwirinda ni ikese kandi ni iki cyo gutemberana n'abakobwa kugeza ubwo mubarerura aho mu bitaramo ngaya amajoro ndetse bamwe bakararirana bikageza n'ubwo babitwariramo inda icyo ni igitekerezo cyakora ibyo nanjye simbishyigikiye namba si byiza rwose nibi rwose nibi hajwe urubyiruko rwari rukwiye kwisubiraho rukabireka ariko ubundi muzi ko abahungu mushobora kwiyongereza mu buryo mutazi koko ngo ngaha muri mu maraha ya kijyambere tutese uzi ko ushobora kurerura umukobwa wasabye amaherezo ukiyoneshereza utabizi ndetse n'ayandi wibwiraga ngo ni iyawe ntiba ari iyawe koko aha yewe uzamuku karame uzi ko ufite ibitekerezo bihamye kuko mwikora ntacyo nkinze namba rwose cyakora humura da ntabwo nziyoneshereza sinashobora kurya imboga zitagabuye aya nabyanze rwose humura ari wowe niko karame nkubwira ko gashimishije rero akaheze siko nabonye akazi ejo nabonye urwandiko rwo muri leta rurumbwira ngo nzaze gutangira akazi ubaye impundu urukundo ni amahirwe ni ukuri nubwo nari nambaye ko tubana nta kazi ufite ubu rwose birushijeho kunezeza uko tuzaba dufite akazi ka twembi dukora twembi ngo uzakora mu biki se disi rukundo nasabye akazi k'ubumagaziniye kubika ibikoresho rero niko nari nasabye nuko di nyagasana himbazwe rwose nizere wowe ko bazagutangiza amafaranga y'ibyaguye ngo bazantangiza 5 byose ari make se siko njye muropirwa bantangije 6,000 6 ariko se nawe ugereranije buri wopirwa na hiti urabona hari aho bihuriye yewe ntacyo bitwaye byose nibijya hamwe ubwo se ntituzaba dukorera 11 twembi reka numve nibyo 11 bizajya byinjira mu rugo rwacu nuko rwose yewe rukundo reka ngende iwacu batarugira kumpamagara uragiye reka ngende kuzamuka uko numva se utabyihandira niko ndeka nishyano oyanza kubabwira kuri butinde ntituba tuyanyije kandi gasaha di tugakomeza tukiganirira ndumva utamva iruhande dese we nanjye nuko ariko reka tutica umuco tutica umuco ni igihe cyo kudatandukana nubishaka ntikizatinda kuza naheje ahubwo iwacu baraye bari buzi iwanyu ngaho uramuke amarembo aruguruwe ngaho uramuke uramuke ni ijoro ryiza yego nawe muraho yemwe we karame muraho uraho nawe yego ese ni tawe uraho ta yego iteka uraho neza se ni makuru kita meza ko ntabwo uherukaga ngo ducunge igiparu wazimiriye disi nabuze akanya erega uburyo erega burya urugo rurarushya birumvikana ewe umunsi warushinze uzaba umbwira burya nguteze ejo n'umwana w'umunyarwanda sha makuru kisa na rukundora yewe araho n'ubu wabona ageze ahangaha ava mu mupira wabereye hepfo ahangaha erega ubu ngubu ibyanyu byararangiye ubu uri madamu rukundo ariko yabyune komera madamu
ese wamenye ko yatangiye akazi di narabyumvise ra harya ngo akora muri Etiru yego wa ni magazine ubu ni ushinzwe kubika ibikoresho umunsi se yabirigishije ego twakennye sike uzi se n'akandi gakuru di kankoze se wa se ariko ubundi wabanje kwicara yewe ngaho cyara yewe reka nkuzanira akagage nzanira usomeho wari usanze nari ndimo kunywa murakoze nuko rwose ntabwo nari nguherutse kano kakageze ukuntu karyoshye nako wamuhishiye none se ndabyumvise bagatunganyije da byari ngombwa banyuse bo bagiye hehe yewe bagiye gutaha ubukwe ruguru iriya yego yewe ngaho se nyine nkoza aka gakuru kagishyushye wambwiraga niko wari uzi se ko tuzajya mu nama yo gushyingirwa mu kiliziya kuwa gatanu koko se di reka birarangiye barakujyanye baranjyanye disi ariko tuzamuko karabe yego mana uwo musore wawe koko aho muzashoboka nawe gacwa we kuki se wawe yewe simbizi umusore uhora mu mwenda umwe ubona koko hari ikintu azakugezaho ubukene si bwo bwatuma tutabana da sinamenya ubwo afite akazi nanjye nkaba ngafite tuzahora kuzuzanya ngo ubukene bushire koko guhora mu kabari kwe se bizatuma mugira icyo mugeraho ego hari abagabo batanywa banywa barorera uwawe warashogesheje abuze umusaza wanjye ukuntu yari amwega yananiwe kwigenza kubera inzoga reka wa ego sinamenya noneho naza ndabimubaza reka da yakwica uzabimubaze wamwiboneye da ariko mbese uzi n'ikindi niki aha uzi ko ngo nyoko bukwa ruga ego mana ntibishoboka ngo araruga ni ukuri ego mana y'u Rwanda ibyo bintu birashoboka se ni ukuri nabyumvanye mu cyawamura mu kazi wanjye avuga ko ari we ngo waroze umukazana we kutabyara ego umukazana we umugore wa mukuru wa Rukundo se undi mukazana agira se ni uwuhe ni we nyine ego mana ngo wamuroze kutabyara cyore hari uwakuregera umwana we kutabyara nyamara ngo ni we da nawe se umuntu umaze imyaka 6 yose ashyingiwe abo bashyingiriwe rimwe bose abana babo ntibiga aha ubwo nuko igihe cye kitaragera cyangwa se akaba ari indi mpamvu yeze nyine atari uburozi nk'uburozi da koko se di yewe use rwose ngiye ntazandoga gerayo gusa ahubwo urebe sha owe nukugukonja natagukonja konja ugasigara umeze nk'igikoba cyaguye mu muriro uzangaye yaba babikira Mariya nyina wa Yezu we ndakubwira ukanga kumva ariko ngo araruga aranuma mana njyewe baramurahiriye muva umuntu dore yakwihanganira ubukene koko nk'uko wabivugaga ariko se wakwihanganira uburozi koko ninde use mana yanjye mbigire ntewe use rwose nanjye kujyayo njye tabu sinajyayo ubwo se ubona impamvu nabona ntanye na Rukundo ari impamvu izo se ni nke ariko uti reka icyo utazi n'uburozi ntaho nabihera ngaho ni akazi kawe nzaba ndeba uzicuza nyuma reka nigendera ataruhira no kunsanga hano mama we yewe ngaho genda ariko desi biranyobeye ndi uzamuku uzi ko nari ngiye siko nari nkusubiraniye ibarwa birashoboka se kandi ariyo yari wowe ugijwe se n'iki cyatumye utarumva kare kose yarinzanye akiri nibande yego naho ugijwe n'ibyo twaganiriye kandi nari naruvanye kuri paruwase mpitira hano nyine ngo ndukuzanire reka mfungure ndebe ndebe urabona se utamuzi wakwandikiye yewe ahubwo yashyizemo n'ifoto turebera ndabona yashyizemo ifoto rwose cyore uyu muntu se ko ntamuzi ndabona umuntu wanyandikiye ntamuzi ifoto sinyizi uyu muhungu ko ndeba nsa nk'umuzira reka ndebe uwo ari we ra yewe ko ndeba se rwandikishije imashini ni urwande di ni urw'uwimana di uwimana se wuye yewe uwimana Gerard
ariko se ko yanyohereje ifoto kandi ifoto nkabona atari iyo di ashobora kuba yibeshya agashyiramo iyundi agira ngo niyo yanyoherereje kariya ngo n'uwimana n'uwuhe soko numva ntamwibuka wa wundi w'Imana Gerard wa musore wiga Butare wigaga hepfo ku Musanze wabasigaye i Butare yiga muri kaminuza Butare reka mama urakomeye naho kwandikirana nabo muri za kaminuza twara amaze rutindi rukundo wakajyaye waciga ku Musanze nuko yari inshuti yanjye cyane ariko se hanyuma yaza kuba inshuti yawe nawe yarakwijeje ibitangaza akazakwivugana asohotse kaminuza nyine reka bishuga dise mama se kaminuza na sera ibihureho ukagira Imana n'ibyo urukundo rusanzwe naho iby'umubano nzisangira rukundo rwanjye wagira ngo baramukuroze vuga urupfu rwawe naho ibyo rukundo byihore ngaho soma niyumvire wenda Imana yaba akubwira ko uzamutegereza arangije ukaba ukiza uburozi n'ubukene bwo kwa rukundo ariko dise tabu wabaye ute koko soma cyangwa uzane n'isomere se nyine w'intinza reka nsome twumve Butare tariki ya 20 Ugushyingo 1981 kuwo nkunda uzamukunda makuru kise uzamukunda we namenye ko wabonye akazi muri Ope Rwanda nezerwa cyane ahore namenye kandi ko wasabwe cyakora ntibyanezeza kubera impamvu ebyiri sinakubwiye iya mbere ngo nuko wasabwe ngo n'agahungu katize kagakena ariko boko nasase ikindi ngo nuko nari nakuboneye umusore mukuru wanjye w'umucuruzi hano Butare ukize cyane wifuzaga kukurongora niyo n'uyu rero sinakubwiye ko muzi ngiyo ni foto ye akoherereje iyi niyo ya foto mbega niwe nabonye umuzi koko niba ari Butare ndamuzi ngo ni ya mukuru w'Imana reka nkomeze yitwa Gakire Vincent kandi ni umuseribateri uretse ko ubucuruzi aribwo bwamubujije gushaka aho nibutse rero ahantu namubonye komeza ndakubwira twari kuzaza kuri Noheri ngo agusabe agukwe anakujyanire ko none ubwo byarangiye amahirwe yawe ntiyagusekeye yewe rukundo rero muhakanire byo mu mafaranga gasani we genda upfu rwo wipfira ntugipfuye uriya mureke yewe yemera uyu nguyu gusa amafaranga reka twumve cyokora ubonye uko wahindura ntiyabura kuzaza oya di nta wundi rwose nagurana rukundo ntibishoboka Uwimana se ubu koko ntiyarakuboneye umugabo ushobotse di uyu musore cyakora ndamuzi hariya ngo Gakire Vincent ndamuzi umuzi ute se ndamuzi namwibutse nturutse kujyana n'umugabo wanjye Butare dutashye ubukwe hari umucuruzi w'inshuti ye nyine wari warongoye uwo musore rero dore uyu Gakire Vincent niwe wawuyoboraga ndabyibutse rwose nari nashakishije aho muzi nibagiwe yego disi wari umuzi reka rero umusetse batubwiye ukuntu afite amafaranga nyagasani narumiwe nifujije kuba ndi umukobwa nyine nuko wenda atankunda no kwifotora mureba ugasanga ameze neza ukuntu akize nkubwire umugereranya na rukundo mana we tekereza rero ngo afite amafaranga umuntu ucururiza ngo no mu mahanga ahubwo ngo agiye no kugura indege za zindi zo gukodesha koko se di hakanira rukundo gusa niko nkubwiye ugiye kuryoha waka fata enda ifoto yawe yewe gasani we mbega umuntu ufite amahirwe rukundo musezereho sana nongere ndebe iyo foto ariko akira rwose reba niwe ga niwe naramwiboneye komeza usome urangize reka nsome twumve niwe ariko ararekwa ntashira tuzabonana kuri Noheri niwemera ko tuzaza ugukunda cyane Uwimana Gerard kumva se nyine ari Uwimana Gerard nkunda
umva ari uwandangira ese ukunda se ukuranga nyine kino kandi bagere nawe yakira yarorera nta kuntu nakwanga rukundo rwanjye ntibishoboka nakasani we rukundo se uzamurya gitabu rero kamusetse niboneye umugabo ukize nk'uriye nkaba nakwemera agakene ndakarya imbwa n'impamo y'Imana rukundo ni rukundo se ntacyo yarankunze ukunze umugabo se ugukunze nyabusa umugabo n'ugukijije ibyo ni ibyawe sha ndabona kugira inama ukanga ukaba wanze kumva nusanga rukundo witesheje gakire nudapfa nawe uzangaye tu wananireka nigendera ariko se koko disi ubona nta amafaranga ameze kuri yaje ukajya mu kugucana inzara kwa rukundo se koko nahera kuki umuntu warangije kumwemera kuki disi umuntu warangije kumwemera imbere ya komine byo ntacyo imbere ya komine n'ababyaranye baratana na nkanswa batari abana ibyo ni ibyawe wibeshye rero nguriza madamu nuko yakurongoreye hehe se mawe ndetse rero niba hari ukundi mwabigenje rero kandi sinabikangwa atabo biragatsindwa nese urumva wararongowe ikibazo ni ikihe koko so kubatanya haya mu rukiko bakabuca amafaranga mukayatanga nayibonera hese dawe yakora ishyano ryose ishyano ryose yewe abo bashaka se kugura indege babura uduhumbi tungaye two kwishyura urukiko hariya mugatandukana yewe ndumva nakwemera ariko se rukundo rukundo iki koko kandi uzamuku nukomeza kwibanda kuri rukundo uriya nuticuza uzansangize na Nyagasuguri n'impamo ari nge tabu sinaraga natashye kuri kira giherwe kumaze nzayengendera muri benzi ndyoshye n'indege zikaza ndetse ngenda muri za rutema ikirere ubwo se disi nzamwanga mvuga ko mujijije iki yewe reka nkugire inama kuva ubu nimuhura ntuzongere kumusuhuza sibyo yewe koko rukundo nzajya muhitaho gutyo koko reka amatwi se nyine yewe tuzagusuhuza ujye umushingana ijosi ndetse no gucira bitabuze yewe ariko ibyo sinabishobora wenda namureka ariko disi simucira kukomeza ute dore ahubwo uzatangira urugendo musebya uvuga ko ari umusinzi ndetse uvuga ko na nyina oya bya nyina uzabyihore ahubwo ujye unavuga ko udashaka umugabo uhanye n'umuboyi wawe ibyo nubikora 2 3 nibitamubishya nawe ngo agutange kujya gusaba ubusitani uzangaye uzi koko ko ibyo byaba byo kandi nta rwaserera mpfaga ntagoze nibyo wijinganya yewe noneho reka nandikire Gakira azaze ariko rero namubwira ko yaza yiteguye ko niba yansha amafaranga y'ubutaya azayatanga ni ngombwa atazayatanga none se wayavana he ashwe ntaho rwose ntiwanyu ko batakwemera kuyatanga ashwe ariko se disi rukundo mana yanjye we na rukundo kuko urukundo uramushaka wiki uzamuko Nyagasani we zana ikaratasi ahubwo nkwereke shakira ikaratasi n'agafaranga ndakongera dusome ko ariko se ndandika ngo iki yewe wakoze kandi soma njye wasanze nanyoye ngiyi ngaho andika ngiyi karatasi yewe rukundo ariko kuko urabona wananirwa kujya mu mafaranga ameze kuri ukajya kwa tekereza rero wicaye mu nzu nk'iyuriya mugabo utekereze no kwa rukundo wakunze biragoye oya fata kwa rukundo ufate no kwa Gakire ukuntu uringaniza urebe koko ntiwahwanye urukundo rugira nabi reka rero ahubwo nkwereke twandike rero ngaturebe kuwo nkunda Gakire
ko nandikiwe se n'uw'Imana ukaba wandikiye Gakire koko di ntabwo ari byo gira iyindi karatasi reka twandikire uwanyandikiye ndindi nari ntabwo nuguhindura nibyo byiza koko Kigombe tariki ayo munsi ni turi 11 tariki 11 Ukuboza Ukuboza 1982 ku nshuti yanjye mpora nibuka Uwimana nenda irindi niri Gerard nabonye ibaruwa yawe ndanezerwa cyane ndetse kongereho nagushimiye ukinkunda ibyo wangiriyemo narabigushimiye sibyo nibyo nubishobora nako nimubishobora muzaze tubivugane turebe icyashoboka cyakora ni bizatuma bansha kugira ngo nyine bayitegure kubagufasha bashaka amafaranga nyine nibyo byiza ahubwo ni bizatuma ukumva ko banabyemera nyine n'ubundi bansha amafaranga ubwo tugashyiraho ko nyine nta nayo ufite nyine ahubwo uzi kwibuka y'ubutane amafaranga y'ubutane kandi ntayo nabona muzaze mubyiteguye rero tashya Vicente cyane uti yagushimiye ifoto yawe wamwoherereje Noheli nziza ugukunda
nije ugukunda agakunda n'agakire uzamukunda. Yego di. Urumva atari byo? Ariko rero disi wacu bazanyica we. Bakwishyize iki? Bazaba biboneyemo ko ukize nyamukwe ngo barakwica. Ntibizanyorohera. Reka nze kwivugana ahubwo n'umukecuru wawe ndabimwemeza nawe natabyemeza se uzangaye. Aha. Rwose yatunganye yewe. Uzagerageze ariko disi sinzakira na rubanda we. Rubanda ariko rubanda iki? Ruzakugira gute? Rubanda se nirwo ruzakubakira? Rubanda. Aha, reka tuzarebe. Harya ubwo nukurushyira mu iposita? Ahubwo ndibutse di. Ari muri umuna w'umugabo wanjye uzajya i Butare. Azagenda ejo. Uwazarumuha yarujyana kandi akazagarukana igisubizo. Ubwo se azamenya aho Uwimana aba? Yaruha ya nshuti y'umugabo wanjye akazaruha agakire nyine. Nibyo di. Naho ubundi rugiye mu iposita rwatinda kubageraho kandi ndeba no hegereye. Byatinda enda ahubwo si. Sinya hanyuma ndunyarukanye. Naho ubundi gakire ntuza Rukundo mwihorere. Fata agakire ahubwo shaka mu mafaranga wanjyanayo. Reka nsinye ariko se Rukundo ariko ikize mana nyihera nigendere. Sana yewe yakira sagiye ahubwo mpise ngenda bataruhira no kunsanga hano bavuye mu mupira. Yewe ngaho genda tawe urabeho di ariko disi urankoreye ngaho turangishije nawe genda kurya amafaranga. Yewe ngawe kunandeba nirihumye wicaye mu madini. Yewe n'ukuntu twabanye ta oya disi umunsi nabirota. Ngaho genda urankoreye tawe urabinkoze. Yewe ariko se ubu simpemukeye Rukundo wankunze koko kuba naremeye ko nsaba agakwa nkemera gushyingirwa muri komine nkamusinyira none nkaba mwanze koko aho ibi bintu bizanga ubuhoro. Yewe simbizi ariko se ku mugani wa Tabu ko ndeba Rukundo ntakajya mugereranije na Gakire bikubiteho nuko akorera 5,000 nkorera 6 ko 11 bitazagira icyo bitumarira na nyina uroga. Yewe ariko we nuko umubeshyera ariko se ko ndeba abasore basigaye banshikira koko nitesha ubukire nari mbonye ngo ngaho n'Urukundo ashwe ariko se ko nasinye singiye gucana imbagara kwa Rukundo n'ibyo nyine ariko se nzagaragaza impamvu ki mu rukiko rw'iremezo. Ubu se nitesha ubukire bwa Gakire wumva ugiye kugura indege koko? Have Tabu ntanshuka ndamwanze nta shiti ikibyimbye kizameneke n'ibyo. Mwiriwe. Wimisha. Bite kutashye wahindurije warwaye? Oya ntacyo ndwaye. Ko ndebera nk'imbogo yishe ryangombe byavugendekeye biti. Agendekeye neza. Nikosha. Nta gikoresho cy'abandi baba wabuze ku kazi? Ntacyo. Uramenye dawe? Uramenye? Sinakwemera ibyo ndi harita. Yego ni gitangaza. Ese ko ndebe ukwe buri hafi gutaha ubwo niko uzajya utaye wawe mu rugo rwawe koko. Ufuhira bimwe bigeze aho ngaho. Bize bityo. Ngo ubukwe utaha mwesubiriza amerwe mwisa. Kukiva. Wanavugije impuha. Abandi ndabeshyerwa. Ushaka kurongora? Ndongora se ndongora nde. Yaho nako ryaho goza ryawe. Byarangiye rero. Yapfuye? Ni yapfa.
iki wacu ntazi nkomeza kubaza ntusubize ubona ko nkina nawe niba yasize niba ari muzima sinamenya duhuriye ku bitaro ava ku kazi hanyuma nk'uko bisanzwe ngiye kumusuhuza ibintu yambwiye biragatsindwa na Nyagasani akugenje ati yewe ngize ngo ndamuramutsa nk'uko bisanzwe ankubita ijanja niyo n'igihe mubajije agira aracira ari wowe acira hari igihe acira nyine yuga kubiturushisha atangiye gusuzugura ataragera no mu rwawe reka bakagira imana we ahubwo yakurikijeho n'ibindi bigambo bitagira uko bisa ibigambo byinshi bibi ngo ntagiye kujya mu batindi abasinzi abarozi n'ibindi ntavuze ngo abatindi abasinzi n'abarozi n'ibandi ngaho rero mwambaza kuko kambeshye ntacyo mwapfuye umusha wa mwana we ashwita ntacyo ni impamo ya Mungu ntacyo ubwo yavuze ibyo byose nta mvano reka urambifite mwapfuye nzarekengera imibonano yanyu buri kanya ngiye kwa nkiko mvuye kwa nkiko vuga ibyo mwazimunanijeho reka kumvira nabi ntacyo ni ukuri kw'Imana cyakora hari umusore dukorana muri Etiru wabwiye ko yumvise ngo waba uzamukunda bavuga ko ubukwe bwapfuye ngo bwapfuye yitwa nande wari umucuruzi w'ubutarukize cyane ushaka kumurongora ngo buzanataha ejo bundi kuri Noheli kuri Noheli mu cyumweru gitaha ejo bundi ntibishoboka nyamara byashoboka ubwo se wabo kuko urakeka ko babizi cyangwa bazamutera hano nikuye ejo muri zibo bitwereza ngo bazabone uko badushyingira yenda bashaka gushyingira uwo mucuruzi aho twaba babiri inzoga n'inka byanjye bigahera oya ubwo ntabwo bizahera ariko bashobora kumushyingira undi da ntabwo ari igitangaza bamutanga yakoze muri za porogaramu zanyu ntari wambwiye ko umwemeranijwe ko twazajya mu nama yo gukingirwa kuwa gatanu hane nariteguye kujyana n'inzoga y'inama dore ntibuka ko navuze ubucyari kwa Rwangarinde ko gushyira muri urwagwa ntazi erega ni nako burya twari twabyemeranijwe uretse ko umuhungu nyine yambwiye ko umunyamukobwa yavuze ko iyo nama atazanayijyamo uzamukunda nyine ibise bya impamo koko yewe bishatse byanaba byo none se ko ejo nanyuze iwabo mvuye mu mupira ariko ukuntu yanyakiriye n'uburyo twavuganaga yo wasangaga atari ibisanzwe yarameze ati nabonaga mvugisha afite igihunga yitse imitima mbese mbona afite ibitekerezo byinshi ushaka undi yaba atwite ibyo sinabihamya simbizi rwose nibuye ko hari ikindi cyabiteye bituma ntamukurikirana ariko hari ikintu rwose ndashira amakenga kuko nabonye wa mugore Tabu namubonye avuyeyo yirukanka yihuta asa n'umpunga ashobora kuba ari icyo yamunteranijeho burya ntabwo njya mushira amakenga rwose Tabu ujye umwirinda mva nkubwire ngo sinzi icyo yigeze gucabiranyaho na mukuru wawe uriye niba ari amafaranga Tabu yamwibye niba mama ari iki ntabwo nibuka neza umukuru wanjye ni mukuru wawe uriye ndabyibutse rwose wageze kumuha amafaranga undi aramukubita ngaho ukirirwa ubaza rero ashobora ko aribo bateranije nta wundi uzabigenzure mubwire ariko se uzamukunda se kuko ntihari kugira icyo abimbwira akanyibariza akiyumvira ibintu bihinduka gutya bikaba bigeze bandabaga mu kanya gato urabizi noneho reka nkwereke ejo nzajyayo kandi ariko n'ubundi ari kuzajyayo njya kumubaza umunsi w'inama noneho nzajyayo mbabaze numva icyo babitekerezaho numva icyo bansubiza cyane mama kandi nazamenya ko bikomeye tuzahita dukorana tugiye gusaba ahandi cyakora cyo nane rumenye ko ubwo tuzahomba inzoga nka gusa tuzabona gukoranura oya genda uva tutahita dukoranura ntabwo twashoka tubikora ahubwo ndagira ngo turebe ukuntu natwe twabahima maze uwo mukobwa baramuka bamushyingiye ahandi tukabonana twabahima dutesha tuzabahima rwose ubwo twamaze gushyingirwa muri komine ni ukuvuga ko ari umugore wanjye byanze bikunze ndibwo rero ko nta wundi ushobora kumujyana amujyanye twabarega mu rukiko bakabaca amafaranga igihano gikomeye ni koko ja uzi ko mbyibutse dore hari umugabo wa haruguru hariya hano bugufi rwose ahangaha bugufi ya komine Kigombe wacyuye umugore wundi koko se amureze bamukira kinzima y'amafaranga koko aho ntiwumva
niko byagenze. noneho rero natwe tuzabihorere niba mushyingira undi tuzabareke natwe rake tuyegukane. Ikibazo kiri naha ntatamushyingira se bikaba kutubenga gusa ugamereza zaba yahe. Awa bizaba ari kutubenga gusa tuzabyihorere natwe turebe niba bazaza kutwibutsa bakatubwira umunsi wo gushyingirwa cyangwa se n'ibipfa buheriheri tuzarebe ko atari bo bazajya gusaba ubutani. Ubwo se wabukira aho sha mbaye iki yampaye mubaye iki ntacyo rwose sha n'umuntu banza utarashaka kurongora n'igihe wakugomereye. Bayada narabishaka gusa we ntiwirebera neza ko umukobwa mbegeye imbere ya ritari wagira ngo mbigenze ne. Tangaza cyakora hame tuzaruhanya na Rindi burugumesitiri yivugiye ko ari umugore wanjye nka umugabo we. Uzamushaka ni impamo y'Imana da tuzakizwa. Noneho buretse ejo nzajyaho kumva kabavamo nzavayo mbizi. Niko bimeze. Kagira Imana yambaga nkomeza kwiyuhaga ariko ntabwo bimeze neza. Urayivanye mu ngorwa cyurya yakuzanye rwose afite neza ninjya buke wanye no vuno ahubwo mubwire nawe ushatse wajya kugura yo na kuko musanzwe ntabwo nakuza n'inzo gitari by'ubushyi bari mu muco wacu reka ijambo mwe muretse reko mushisha tubwire cyamuzanye ntanzo gitagira ijambo. Nibyo kuko burya kuko ngo ntanzo gitagira ijambo ariko burya n'amagambo aryo hasubiwemo. Ngira ngo uzi ko mu kwezi gushize ubwo mperuka wasezeranije ko nituva gusezeranya abana muri komine nzaza ukambwira umunsi uzankingiriraho mu kiliziya. Kubera inama yo gusaba gushyingirwa izabo kwa gatanu narinje ngo dusezerane igihe uzankingirira. Amagambo yanjye rwose nayo ngayo. Urakoze ubundi nagombaga kukwemerera tukazaja mu nama nuko twari twabisezeranye. Yego none umukobwa wanje aragwaye ahubwo nindi hafi kuza kukubwira ko agwaye ku munsi wahindutse. Ubwo munsi azakirira nzaba ngutumaho tubone kuja mu nama ntabwo tukigiye kwa gatanu byahindutse. Yego nibyo ariko si kuvuga ngo umukobwa wararwaye ku mwambo najya ku kazi banza n'uyu munsi naba namubura barabitiranye. Indwara yamuza kujya mu nama kwa gatanu n'indwara ki ayo ndwara nisanzwe mu Rwanda nkiko nisanzwe nyine. Ubwo turashaka kuvuga ko umukobwa wanjye atagwara. Erega n'ubundi umukobwa n'urwara simbi hakana none icyo mvuga gusa nuko yaba yirwaza cyangwa akaba ari wowe muvugira ko azaba arwaye nyuma ari muzima. Reka tureke gutirana amagambo kubyo ko tuzashaka undi munsi utari wa gatanu utaha. Ubwo uzategereze nzagutumaho maze tuze muri yo namushaka. Urumva nubona kandi urambiwe uzaze ngusubiza ibyawe uko wabimbaye niko ngibifite bose. Ntabwo ndi umukene ngo narabiriye ntoyirya nditunze ntoyirya mino ukwe bwa warapfuye se nkikoye ufase bufiki nibuzima upfa ngo nindambirwe nzazo nikoye ngo nindambirwa nzazo nsubiza ibyanjye bose sigajo sini inzoga n'ikibindira ndetse n'isuka birahari n'ubu nushaka umbwire mbiguhe bijane umva rero hari rero ngiko nkubwire ugize neza kubunyiruriye ndakweruriye ngiye gutegereza igihe uzarambirirwa ukambwira nzazo nkingire. Genda utegereze gusa ngusabye kutazagirira inzoga nzanira mu rugo. Ayi ni inzoga yawe nzaka mu rugo rwanjye wose ubimenye. Ninzo bwandu uzakwiyibukiriza umva nkubwire nizinsaguka nzayizana ahasigaye rero nkubwire nimurebera kwandukanye nisindagire niba kagushye neza. Oya ariko nkiko se urumva namwe koko mutumvikanye mwavugisha ukuri mukabivuga turi abagabo natwe turi abagabo twagira icyo tuzubwogeraho gusa murumva atambenzi umwana ntuwanje kandi ntabwo namuhakaniye nzamwiba wari yakunda arishyura none se nagenda ategereza urabona uzanshingira mu bihumbi bibiri gusingira umurwayi rero oya umurwayi muzumvikana mwumvise ko nutse mwumvira n'ubwo wese nzarugabukamo
wewe urabeho tereka aho abapolisi ni mu bazo urabeho gose ngende yewe bineza mwe Felician ngwino na twigende niki bindi cyane bahiranye mugende tuzareba nari kazo bibindi cyane cyane ngende mubishaka murabeho wagizahari ngo turabatenge bako ese wajanye n'inka yawe nimureke mugende bana ba nikose nkiko we niki uya muntu n'umwemye umugeni mwese n'umwemye iki ese namwe mugende Ejya bishinzwe uri umucamanza kugenda ko turagenda aho mugende hu ariko hari abagabo ni hapfa abandi ariko mwamvira muko kwizoga yarangiye mushaka iki mugende mwese ntabwo mushaka usigara mugende murangirisha njewe ngiko mugende kwizoga mwayinyoye hari ikindi mugende uzamuku wavuye mu misharyari yewe narinje mu kanya ese wahoze ukora iki nahaga kakanyano twatse mwiriwe yego nyoko ari he yewe sinzi aho yerekeye ariko zamuku uzi uko tungana ikirego muko duteze niko karamba kubona inga y'abandi byari ya gatatu nawe ukabukira aha yakaba ari umwaka wa 5 ubona bizagenda bite ko ndeba nabo bicecekeye mwabihoreye se niba shaka ibyabo bazaze babijyana hajya bite na wa musore wawe w'Ibutare yewe nabonye urwandiko rwe ambaza niba narareze mu rukiko ariko amaherezo ndazirongorera abandi yambwiye ko azantegereza kugeza ubwo bazadutanya na Rukundo ariko avuga ko nibirenga uyu mwaka azabyihorera nguko none se warize bikarangira cyangwa se ugashanga Rukundo oya sinasanga Rukundo ahubwo nzajya kurega yahubwe ejo ariko se nzamenya ndega ngo iki hajya ngo nuko utamushaka gusa nibyo none se ko warangize kumwemerera imbere y'ubutegetsi uzarega uvuga ngo iki ko nanje binyobera nzavuga ko ntamushaka gusa bazakora icyo bashaka niba nampona kandi banshiye amafaranga agakira azayatangiye hari ayabuze se atazamfunga se ikindi kibazo kiri nibyo ariko rero reka dushake izindi mpamvu ikindi nazavuga ko ari umusinzi kandi koko arasinda sinshaka kandi umugabo w'umusinzi rwose reka atazanyimenera agahanga nibyo ariko se hari abanywa basindema icyo wakireka ahubwo uzabuje ko agenda nduka ngo ndimbwa yewe uzabuje ko avuga ngo ndakabwa yewe ibyo nibyo koko ariko se nzabibonera abagabo nibabambaza birakomeye koko ariko humura nzababona haguma abagabo bukuri naho abibinyoma ndibabura niwe wahicupa rimwe yakwemera akaja kuvuga ibinyoma yewe mbonye ikindi nikihe nzavuga ko nterura ubwo anyita indaya kandi koko yarabivuze yarambwira ngo gakire niratana sinzamubona wabivuga ntacu yewe nzanavuga ko yanze kurongora ku bwende bwe akaba ashize imyaka 5 yose kandi mu mategeko birimo nuko ntayifite hano naho ubundi niko byanditsemo ari he ari harya kubiraho nkorera avuga ngo iki yewe hari ahavuga ko umugabo uzasiga urugo rwe mu gihe cy'amezi 2 niba ari 2 niba ari 3 sinibuka neza ngo azahanishwa niba ari igifungo niba ari amafaranga cyangwa byombi simbyibutse neza ko wumva se nyina ari ugusiga urugo rwe urumva bihuye none se kuba yaranze kundongora si kimwe no gusiga urugo rwe kwaye twese twanze kuja mu nama yo gushingirwa aha twanga se twanga iki none se yongeye kugaruka turanga nagenda heza bishaka tacho bitwaye naco uzakiregere ese ariko ubundi ko ari ugushakisha ibirego ubundi nyoboye koko nzatsindwa ariko ubundi wabyihuriye ukemera Rukundo kandi aho bigeze aha ubanza wemeye ko kurongora atakurongora erega maya ashobora kubyemera kumpima nagera wakangirira nabi ni koko uzaregera ibyo yewe nzajyeho kuwa 3 utaha ahubwo ubanza aribwo bakira ibirego
ngaho subira mu mirimo. Uwitwa uzamukundana n'urukundo barahari? Turahari. Nimuhagararane imbere. Hari abagabo mwazanye bazi ibyanyu? Nabazanye Bwana Juje. Wowe se Rukundo? Jewe ntabo nazanye. Kukiza nawe yazanye. Abagabo bazanye ni bande madam? Hari uwitwa Kazarusenya. Undi? Banga mwabo. Undi? Gasiribanye. Undi? Nabo. Kazarusenya, Banga mwabo na Gasiribanye. Musohoke niba ngombwa barabahamagara bababaza. Ngaho uzamuku. Sobanura icyo watangiye igara muri kirego. Ndarega Rukundo nsaba ko mwadutanya. Ni umugabo wawe? Twasezeraniye muri komine ariko ntiyandongoye. Uramurega ko atakurongoye? Ni kimwe mu byo murega. Ibindi murega ni ibihe? Ndamurega ko nteze urubwa nyiti ndayeboshye hari uwo yigeze amfatana nawe. Ikindi? Ndamurega ko agenda ntukira ababyeyi. Ikindi? Ni icyo kuba yaranze kundongora. Akanga no gukoranura ngo nishakira ahandi nibura. Nta kindi? Nta kindi. Rukundo? Karame Bwana Juje. Ufite icyemezo cy'uko washyingiranywe n'uzamukunda? Igihe kindi gifite Bwana Juje. Kizane hano. Mwakire. Urakoze. Niko se madam? Karame. Kutireba Rukundo ari umugabo wawe mukaba mumara imyaka 5 none kandi nababwiye ko atandongoye. Ceceka se windogo yubanze wumva ikibazo. Banza wumva ikibazo. None ko twumva usaba ko tubatanya. Nta mategeko burugumesitiri wabashingiye yaba yarabasomeye? Yarayadusomeye atubwira ko ari mwe mushobora kudutanya habonetse impamvu. Ibirego byawe harya se 3? Ni 3. Ubwa mbere uraga Rukundo ko akwita indaya. No kuvugana nande? Akaba kubeshyera. Avuga umucuruzi we Butare. Niko se madam? Karame. Uwo mucuruzi arahari se koko? Yitwa nde? Yitwa Gakire. Muceceke. Gakire so yigeze kugera iwanyu? Yarahageze ariko ibyo Rukundo tuvugaho aratubeshyera. Muduhe tuzadi kuri umunyaruhengeri Gakire akaba umunya harya wawe ngo niye? Ni Butare. Kuri umunyaruhengeri akaba umunyabutare muzuranye bituma agenda iwanyu? Ni inshuti yacu ariko sindi indaya ye. Ega sinzi kubaza. Sinzi kubaza. Icyaka biravuga ko Rukundo agutukiye ababyeyi. Ese ni so? Ni nyoko cyangwa ni bose? Ni data. Ushobora kutubwira ibitutsi yamututse? Sinashobora gusubira mu bitutsi ariko abagabo nazanye babivuga ni mubabaze. Hanyuma se tarabaza abagabo utanga mu gihe se yatukwaga? Ese ari hano? Sari hano? Ntawe uhari. Mu gihe se yatukwaga hari abo mwaregeye ngo haba haranketi yanditswe yakozwe? Ntabo. None se bari abagabo wazanye
urabona ko ibyo baza guhamya byakwemerwa nko kuri bishingiye kuki? Ibyo nimwe mwabimenya. Icya gatatu arega Rukundo ko atakurongoye kandi akaba atarakoraniye ngo ubushakira ahandi. Yaba ari wowe wanze ko akurongora? Oya, ntabwo ari njye wanze, ahubwo niwe watangiye kwitoratoza impamvu zo kunyanga agenda nteza urubuga antukira ababyeyi nk'uko mwabyumvise. None se icyo wawe wifuza ni iki? Ndifuza ko mwadutanya nawe kuko atanshaka nanjye simbe mushaka. Rukundo. Karame bwana Juju. Uhawe umwanya wo kwigura ku byo urezwe n'umugore wawe. Erega sindi umugore we. Uretse madam, uretse. Urukundo se urahakana ko utajya wita umugore wawe indaya? Ndabihakana rwose. Ubwo se namwita indaya nshingiye kuki ko ntawe nigeze mufatana nawe. Nuwo mukire, harya ngo ni mukire, ni bakire ninde? Ni Gakire. Murakoze. Nubwo kiravuga no kuri simuzi. Sinigeze mubona iwabo cyangwa se ngo mbe hari icyo naba naramuvuzeho. Base icyo kutuka se? Nacyara kimbeshyira. Ubwanyu mwumviye ko nta bantu yigeze arigaho ngo bikorerwa nketi, uretse abagabo yazanye baje guhamya bitarigeze bivugwa. Icyo kwanze kurongora se umukobwa w'abandi ukanga no gukoranura kivuga wiki? Icyo nkivugaho ni uko wacu bajyanye inzoga wabo zo gusaba umunsi wo gushyingirwa, hanyuma bakatubwira ko umukobwa wabarwaye. Bavuga ko ngo niyoroherwa bazadutumaho bakatubwira umunsi wo gushyingirwa mu kiliziya. Kugeza na n'ubu nta kintu bari batubwira, ntibari banadutumaho. Uretse uru rwandiko twabonye ruduhamagara hano mu rukiko nta kindi. Nibyo madam. Niko byagenze. None se ko twumva Rukundo nguyu nta cyaha tugaragaje yagukoreye, urabona twabatanye dushingiye kuki? Nimushingira kuko utamushaka gusa. None se muramunsindiraho ntamushaka nawe atanshaka, twabana dute koko? Natwe nicyo twibaza. Niko se Ruku? Karame. Ko umugore avuga ko atagushaka akabasaba ko tubatanya, nawe urabyemera? Mu bisuzume, ariko rero ngewe numvaga mushaka ko ari ntacyo napfuye nawe. Ikindi kandi niyemeje kumukunda kuzageza igihe nzapfira. None se ku mugani we urabona muzabana mutatagushaka? Yenda ubwo nabamushuka amaherezo azemera tubane. Tubana iki se singushaka? Ariko kuzamuku uranyangira iki? Ni ubukene? Ni ubukene nyine ndetse n'ubutindi. Yesu ubwo niki ko ntazakira? Nushaka uzakire, nushaka uzarorere kazi kawe. Kuzamuku. Ibuka iryandura n'iseko yawe dutekereza iby'imibereho yacu twembi di. Yewe singushaka ye. Serikali irya nzira y'ibizigo twaziguraga, twanga guciye ubusama ngo tudasezeranaho, tudasezuye ibyuzuye imitima yacu. Yego ubwo uratigiye singushaka. Niko. Ibuka cya kiganza ku kindi, igihe twari tugandaje mu kigarama cya Kigombe. Uragorwa n'ubusa rwose singushaka. Zirikana urukundo rwo bakundanye, ureke koshywa n'ibigushuka biguruka hariyenda bitagira n'amababa. Yewe singushaka rwose, ubwo uratigiye cyawe. Nikuzamuku. Yego uravunikira ubusa. Urebuka indahiro warahiriye imbere ya burugumesitiri uvuga ko ubaye umugore wanjye tuzatandukanywa n'urupfu gusa. Ubu se urabona napfuye? Warapfuye nyine ko wapfiriye mu mutima wanjye se ndakurikire muri ntumbi ntuzaburira mukanukira. Muceceke, nimuceceke mukagira imana. Nimuceceke. Kana mureka gutukana hano. Urumva? Rukundo se hari ikindi wongera kubyo umaze kuvuga? Yewe. Ntabwo nari nzi ko bigezaho. Umuntu utinyuka kuntukira mu ruhame ko ndi intumbi se. Byongeyeho kandi mu rukiko. Ubutani ndamwemereye burundu ngenza zakurikirana utwanjye. Rero Rukundo ndamwemereye. Zakurikirana utwanjye gusa. Ese koko. Ngaho rero nimuze musinyire ibyo mumaze kuvuga. Aho. Nawe.
namwe rero mwiriwe namwe yego ni bande nitabu komeza uze uraho tabu we uraho se makuru ki meza naje kureba uzamukunda ashobora murebaho iki kw'ibyo byamurangiriyeho ameza atese tako ko abandi ko barwara malaria bamwe imiti bakoroherwa iyo malaria ye ni bwoko gira isi yakubwiye ko agwaye malaria ikindi se arwaye ni iki kina za malaria za hano ye pite musa arwaye iki ngwino mwibarize yego ko Nyagasani yego zamuko yego se wararembye yego Nyagasani uraho nawe yeza kuzwe yego Nyagasani we se ko warembye wakanyagwa we ubuzima ni bwoko kiti nta miti ya miti se nta kintu yakumariye ashwe Nyagasani we natareba neza ahubwira muhitana ngo ngaho baravura za malaria yego ko yarakubeshye rero ngo agwaye za malaria yaba yindi yamukinagamo yego mane horaho bitese yaratwite se yari imvuca ahubwo amezi 6 yose yego mane horaho ntibishoboka Nyagasani we usamuko yahishaga hehe se anigeze nyina ibikeka na rimwe rwose twe tubana nawe se bitubimenye ruko kubisa igihwereye sinzi aho bazihishaga namenya ababyeyi tugire ngorane usamuko kuko wari utwite ariko se niyande mwakanyagwa ko narinzi ko witondaga wakanyagwa nta wamenya da ko ndana basure se mbona bacaracara muri uru rugo uretse gakire nishyano ntumiwe rwose rivugwa se wa mukobwa w'Igwanda we uyu muhanya azapfa adakize tureze bundi urukundo yaramutsinze ndabizi kandi gakire yagombaga kuza none akamujana akanatanga iby'urukiko rwansiye byose none dore ubu se yaza bwo yamujana ureba uko ameze atuvanya amata mu kanwa yo kanyagwa gakire se yagombaga kuza uyu munsi aha yari yadutumyeho da kwaza none ndetse abayageze n'undi tuzi impamvu yamubujije wenda n'ubundi araza haracyari nashaka rorere yaza agase ngo bimare iki uzamukunda ntagenda aratwise ariko atwisatire cyo kanyago yewe nawe mwe murenganya siwe ngo siwe yitwara gasa atari we niyo byose biba ntarakira ibintu by'umunyarwanda reka mwe mufatanya na kuriya kuntu yemereye atarushaho kumererwa nabi ni akazi ke mubabarire rwose akazi ke ababyeyi tugira ingorane yego baba cyakora Nyagasani we sinzi ko azazanzamuka yewe zamuka hari urupapuro urwandiko nari nkuzaniye tena rahabona umupuranto ngo w'iwanyu ukora ku kazi wanyu urwande simbizi nabonye ari urw'akazi ruriho na kashe yawe perwa nyine ubwo n'urwo ku kazi bakwandikiye nyakira ngo wenda barampamagara ngo nsubire ku kazi kandi nta n'intege nifitiye ngaho soma numva ibyo bambwira nta maso yo gusoma njye nifitiye yewe kora sinzi ko meze nabi kuko rwose reka nje kwifungurira akaboreka ka radio tari rwa rwandiko kuko n'urwo ku kazi w'agacuka ihangane wakanyagwa udapfa wowe nawe uramukurikiraga ntabwo uriho ihangane we
urarira ko byose ari wowe nkuruzi yabyo nawe ariko musaza nawe nayo mubabaro nawe shano risugu busa mu rugo yabyihorere nakera kose bya cyera ne murekeri mana yangana akanyago namukurikira nawe nta kuntu amukugeze natwe turashira da ahubwo natwe kitaduhitanye mu ngayi wagize se ngo sibyo reka mujyane kuryama uramujyana he uramujyana reka mujyane kwaduhitanye birangiye kiraduhitana natwe kame ngiye reka nze kureba yomba ngiye ndako nabige kiraduhitana kigenda ari mu rugo